Mwami turagushimiye ko mu gihe twari twamanitse amaboko tubona ko bitari bukunde, hahandi twabonaga ntaho kutuvugira uhari, ndetse natwe tutabasha kwivugira, tudafite uko twakwivugira, tudafite icyo twasobanura, ariko waradusobanuye. Mwami tugushimiye ko mu gihe tutabonaga ko, kandi twongeye kugushimira ko utirengagije gusenga kwacu, naho rwose wabonaga biri mu rusobe bicangacanze, ariko ntabwo wigeze wirengagiza gusenga kwacu. Cyubahiro ni kibi cyawe Mwami, ndagushimiye. Ese yo wirengagiza gusenga kwanjye byari bugende gute? Ese yuza gutabara mu gihe natekerezaga byari bugende gute? Mwami ndagushimiye ko wantabaye mu gihe ntari niteze ubutabazi. Habwa icyubahiro Mwami Mana, habwa icyubahiro. Ngukundira yuko nyumva mbere yuko ngusaba, unsubiriza mu gihe niteze igisubizo. Nujya wirengagiza kumva isengesho ryanjye, unsubiriza mu gihe niteze igisubizo. Ngukundira yuko nyumva mbere yuko ngusaba, unsubiriza mu gihe niteze igisubizo. Nujya wirengagiza kumva isengesho ryanjye, unsubiriza mu gihe niteze igisubizo. Ngukundira yuko nyumva mbere yuko ngusaba, unsubiriza mu gihe niteze igisubizo. Nujya wirengagiza kumva isengesho ryanjye, unsubiriza mu gihe niteze igisubizo. Ndumvaye sanyemeza kombo zimbaraga, ngonje mu sengiteka ntacoza muburana. Numvaye sanyemeza kombo zimbaraga, ngonje mu sengiteka ntacoza muburana. Numvaye sanyemeza kombo zimbaraga, ngonje
ikisankura nibesherejweho n'ubuntu bwawe gusa nezwa n'amaraso ye sindiri ikizamura nibesherejweho n'ubuntu bwawe gusa nezwa n'amaraso ye yanyishuriye yanyenda yose yambabariye ibyaha atumanera de nzabanja nk'iminyago nyishikirize Yesu w'imbere ya ntebe nzagararayo nzabanjanye iminyago nishikirize Yesu imbere ya ntebe nzagararayo nzabanjanye iminyago nishikirize Yesu yanyishuriye Yesu yanyishuriye yanyenda yose Yesu yambabariye ibyaha atumanera de hallelujah oh hallelujah sinzi uko ubigenza sinzi no kubikora icyo nzi ni uko iyo utegetse biratungana sinzi uko ubigenza sinzi no kubikora icyo nzi ni uko iyo utegetse biratungana sinzi uko ubigenza
uvuze rimwe gusa biratungana. Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Kuko iyo uvuze rimwe gusa, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana, biratungana, biratungana. Iyo uvuze rimwe biratungana, biratungana, biratungana. Tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka, tegeka mwami, tegeka mwami, irakumira, tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka, tegeka mwami, ibibazo birakumira, tegeka mwami, birahunga, tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka ubukene buragenda, tegeka mwami, tegeka mwami Mana, tegeka mwami wanjye, tegeka mwami. Ndakwiringiye, ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana, biratungana. Nduwiwe nawe nuwanjye, haleluya. Aranzi nanjye ndamuzi, kubimenya nibwo buzima, mfite amahoro adashira. Nduwiwe nawe nuwanjye, aranzi, aranzi nanjye ndamuzi, kubimenya, kubimenya nibwo buzima, haleluya. Mfite amahoro adashira. Nduwiwe, nduwiwe nawe nuwanjye, aranzi nanjye ndamuzi, kubimenya, kubimenya nibwo buzima, mfite amahoro adashira. Igituma ndirimba, ikinera gutwenga, nuko mfise amahoro adatangwa n'isi. Igituma ndirimba, igituma ndirimba, ikinera gutwenga, ikinera gutwenga, nuko mfise amahoro, nuko mfise
mahoro adatangwa n'isi. Iyo hari bingoye, iyo hari bingoye, hirya hino na nzira, haleluya, numva ijwi ry'umukunzi ambwira ngo siminye. Iyo hari bingoye cyane, iyo hari bingoye, hirya hino na nzira, haleluya, numva ijwi ry'umukunzi
mukunzi mwiza Eshadai Elo Jehovah Jireh Emmanuel Ninobubash Nyenichubahiro Nyeninganjiko Manazimba Mukunzi mwiza Eshadai Eloi Jehovah Jireh Nyenowash Nyenichubahiro Nyeniganji Manazima Mukunzi mwiza Eshadai Eloi Jehovah Emmanuel Emmanuel Nyirubasha Nyiricyubahiro Nyiriganji Mana nzima Mukunzi mwiza Eshadai Elohim Jehovah Jireh Emmanuel Nyirubasha Nyiricyubahiro Nyiriganji Mana nzima Mukunzi mwiza Eshadai Elohim Jehovah Jireh Zora nguhimbaza Zora ngutazira Namamaze mwami Urukundo rwawe 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 Hallelujah, hallelujah Amfitiye byinshi mu kiganza ciwe harimo ibyiza gusa bineze z'umutima harimo ibyiza gusa bineze z'umutima harimo ibyiza gusa bineze z'umutima fitiye Afitiye byinshi mu kiganza ciwe harimo ibyiza gusa bineze z'umutima harimo ibyiza gusa bineze z'umutima harimo ibyiza gusa
binezeza umutima harimo ibyiza gusa binezeza umutima harimo ibyiza gusa binezeza umutima harimo ibyiza gusa binezeza umutima harimo ibyiza gusa binezeza umutima harimo ibyiza gusa binezeza umutima harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Mana turagushimye, tugushimye kuri Mana igira neza, kandi tugushimiye ko waduhaye agakiza kawe, tugushimiye ko watugiriye ibambe, tugushimiye ko wemeye ko tuba bwoko bwawe, kandi tugushimiye ko waduhagurukije mu gihe nk'iki, tugushimiye ko ukomeje kugenda ukora ibikomeye hagati muri twe, tugushimiye ko ukomeje kugenda hari ibyo wagura muri twe, tugushimiye ko hari ibyo ukomeje gukora. Icyubahiro gikomeze kibi cyawe, ishimwe rikomeze ribi ryawe, kandi mwami ukomeze usingizwe mu ijuru ndetse no mu isi. Ibizima bine n'abamarayika bose bakomeze bavuge ngo uruwera kuko urabikwiriye. Niwe nabonye utarobanura ku butoni, niwe nabonye udakora nk'abantu, niwe nabonye utavuga nk'abantu. Komeza uhabwe icyubahiro kandi komeza usingizwe none n'iteka ryose. Amen. Turabashimiye mwese mwabanye natwe nk'ibisanzwe, ntabwo twatangiye twivuga, twatangiye turirimba, kandi nabwo ni byiza. Nk'ibisanzwe n'ubundi muri kumwe n'umukozi w'Imana Bishop Gafaranga, gukorera mu mujyi wa Kigali ariko ubutumwa bugasakara ku isi hose. Imana yarabyoroheje, ndi umugabo ndubatse, mfite umuryango mugari, ndashima Imana cyane. Rero nakomeje kugenda mbibabwa no mu bindi biganiro mwagiye mubona, ntago nabashe gukora mpagararanye na madamu, ariko ntago ari ibi ni byiza, turi mu mashimwe. Murabona ko nanjye Imana itangiye kuntera akanyama mugane yamvuganye y'abarokore, ndimo ndanywa igikoma. Ndashima Imana ko umuryango wanjye rero nungutse nk'undi mwana, n'umugisha ukomeye cyane, yarabikoze. Ndi kumwe n'abakozi b'Imana hano n'ubundi nk'ibisanzwe, ngira ngo mumaze kugenda mubamenyera, mwarababonye. Ndi kumwe na Marite iburyo bwanjye, muri tushaje tukavuze ngo ibumoso kuko nkoresha imoso, ariko Imana inashoje mbuzi ibumoso. Ushize tsindwa muri perime barambwiye ngo ningi ibumoso ngi iburyo. kubera gukoresha imoso nyine mba numva ngiye uburyo bwanjye ni ibumoso, bijya bingora rero, ariko ndashima Imana. Ndumva wababwira amazina kugira ngo. Murakoze cyane. Nitwa Martin Mugisha, Imana ibamugisha. Nitwa Samueline Kwizera, Imana iduhana umugisha. Nitwa Uwabera Emerance, Imana iduhana umugisha. Nk'ibisanzwe kuri kamera hariho Shaste Mugisha, iri zina ryitwa Mugisha impamvu narifashe cyane wari marabyiba, ariko ntacyo, reka tubigire ibanga Mugisha. Imana imuhe umugisha. N'uri kuri kamera ku buhanga bw'ibyuma cyangwa se kuri mu pianiste wacu bamwita yitwa Karera Jean Damascene. Imana imuhe umugisha.
twakiriye n'umuririmbyi wakererewe wicaye hariya nawe Imana imuha umugisha. Mu ijuru burya ntabwo byo bajya babigenderaho, icyo bareba ni umutima. So rero mwatukumvishe amazina yacu nayo, tukaba ni itorero rikorera online. So nta bintu byinshi nshaka kuvuga muri aka kanya. Iyo ndi mu bihe byo gufashwa, gusa gufashwa cyane nabwo si byiza, ariko no gufashwa gahoro si byiza. Ikintu cyiza buriya naje gusanga, nimba Bibiri itubwira ngo mwuka agengwa na nyirawo, bivuge ngo hari ububasha buri ubwenge bujya bukora. Icyo bita kuvangirwa urakizi, ni umuntu wagiye mu mwuka akarenze, burya aba yavangiwe. Wa muntu utangira kwizera perime y'Imana ariko ntizere ko ajya gukora ikizamini, kuriya ni ukwizera kwishi gupfuye. Nibyo mvuga gutya, burya akenshi iyo ufite kwizera, ukizera Kristo, igisobanuro cyabyo iyo wizeye y'Imana ikubwiye ngo, n'ubundi hari igihe twitiranya ubuhanuzi. Yewe ntabwo nubakwa n'ubuhanuzi, ahubwo nubakisha ubuhanuzi. Y'Imana ije kumbwira ngo Imana igiye kukwagura iguha imodoka irenze iyo ufite, ikintu cya mbere manza gutekereza, iya mbere nayibonye nde? Yego nakoze ibi n'ibi, mbigenza gutya na gutya, kuko burya buri kintu cyose, haba agakiza, haba gushaka, haba kugira abana, kugira ngo ibintu byawe bigiraho bigera, hari ibyo bigusaba kwigomwa. Burya no gukizwa hari ikintu abantu bajya babeshya, ugasanga umuntu arahagaze hano ngo haleluya, agakiza kararyoha, ariko mu by'ukuri my friend, na mitsingi iraryoha, tujye tubigisha ukuri. So abazi kuzinywa rero murabizi, mitsingi iraryoha. Icyongeraho tureke n'ibyo by'inzoga n'ibyaha, kenshi biraryoha. Ibyaha nta kintu cyane, ibyaha babi nyine murabizi, tujye tureka kubeshya. Bivuga ngo kuva mu byaha no kwigomwa nabwo. Iyo utabanje ngo usobanukirwe icyo kintu, burya nabwo birakwica marite. Kuva mu byaha no kwigomba ibisa nk'ibinezeza umubiri, ukanezeza umuntu urimo imbere muri wowe. Kuko nababwije ukuri, mpora mbivuga, sinya kubivuga. Iyo usambana, nta mukobwa usambana ujya mu byishimo arira, asambana yishimye, keretse nyuma yabwo bibyaye ingaruka za zindi zitateganyijwe n'indwara, nibwo utangira kurira. Ariko burya muri ako kanya iyo round uri kubikora, ntabwo uri kurira, unezerewe. Bivuge ngo rero burya buri kintu cyose, kugira ngo ugere ku kindi ubasha kwigoma. Nimba Imana ikubwiye inzu nziza, ubanza kureba umuntu utunze inzu nziza, amahame yo gutunga inzu arahari. Aya mbere nayo kurambagiza karitsiye uzakigiramo. Aya kabiri no kumenya uburyo ugomba gushyira abakomisiyoneri bakajya gushakira ikibanza, baba bafite amakuru. Ikindi ni ukumenya ngo icyo kibanza ntabwo uri bukigure kuvuga indimi, urakigura amafaranga. Amafaranga aturuka he? Amafaranga aturuka mu gukora. Mu gukora bakora bate? Hari igihe abajya batwigisha, hari ijambo ngiye ndi mu rusengero bakatwigisha ngo Imana igiye kuza gukora ibintu byananiranye, Imana igiye kugukorera ibintu byari byarananiranye. Hari umuntu ubyumva akahita yiha igisubizo, akumva ko ibintu Imana igiye gukora byananiranye ari Imana gusa igiye gukora. Kumbi nyamara nawe uri gusabwa muri aka kanya, kuko Imana ikorana natwe, Imana igendana natwe. Nimba hari ibintu Imana igiye kugukorera bidasanzwe, birasaba ko nawe uba umuntu udasanzwe. Nimba Imana hari ibintu igiye guhindura mu buzima bwawe, birasaba ko nawe utangira kugenda nk'umuntu wahindutse. Kuko hari igihe Imana ikubwira ngo igiye gukora ibintu bidasanzwe, bigiye kugusaba ko nawe ukora ibintu bidasanzwe. Ibintu bidasanzwe ni ibi: imaze kuba warize, kandi ukiga kuba warize kuba uri konabure, warize kuba uri umuganga, warize kuba uri jera, warize ibyo kujera amakampani, warize ibintu bya management, ukajya kubona biri gusaba ko ku kanya ujya gukubita umwiko. Ibyo ni ibintu bidasanzwe, ibintu bidasanzwe. Kuko hari ibintu byiza nyo ndeba bano baririmbyi, nkareba abavuga butumwa, nkareba nk'uyu mukozi w'Imana mbonye yize ubuganga, ariko yakoze ibidasanzwe, Imana imukoresha ibidasanzwe. Irangije ntiyamuhereye umugisha mu byo yatereye, umwanya yataye abyiga. Ariko ntabwo navuga ngo yarawutaye, kuko hari igihe cyagira nabwo bigakora. Ariko Imana igirangije ikora ibindi bidasanzwe mu byo tutatekerezaga. Ajya akunda kubyivugira, nawe ntabwo yabitekerezaga ko byagera hariya. Buriya Imana ivuze ngo igiye gukora ibintu bidasanzwe, ushaka gushiduka ugiye kuva muri office ugiye gukora ikiyede. Nose kuki mwumva ko byatari ibintu bidasanzwe? Kandi icyo kiyede ugiye gukora kikaba kigiye kubyara ibintu bidasanzwe. Aho ugiye gukora burya ikintu cya mbere, impamvu ubona ubukene butwishe, niko tutarahura n'abantu bacu bo mu maro. Impamvu ubona ibibazo biba bitwishe,
kandi burya iyo ugiye guhura n'umuntu wawe muhurira ahantu wowe utatekerezaga. Ushobora gusanga umuntu wawe w'umumaro ari uwo mugiye guhurira mu gifundi. Ushobora gusanga umuntu wawe w'umumaro ari uwo mugiye guhurira mu budiyakoni. Ushobora gusanga umuntu w'umumaro ari uwo mugiye guhurira gucuruza mu isoko inyanya, kujya ujya kuzana ibitoki i Bugesera, ukaza igitoki waguze 700 bakaguha 1000. Akaba ari ahantu ugiye kubonera ibitangaza. Ukaba ugiye kujya mu baturage gushaka inkoko, kandi uzi ko wize wahabwaga icyubahiro, ukaza iyo uguze 4 bakaguha 5 kubuka 1000 muri hotel, ukazahura n'umuntu w'akamaro, cyangwa ukanayigura 5 bakaguha 4. Bijya bishoboka ko ari igihe umuntu apanda umukiriya. Muzi icyo bita gupanda umukiriya? Ni ukugurisha munsi yayo wara ubwo baba bapanze umukiriya. Shatse turabizi gupanda umukiriya, urabizi? Bivuga ngo rero burya Imana ivuze ngo igiye kugukorera ibintu bikomeye, nawe ugiye gukora ibikomeye. Ushobora kuba ufite imisatsi myiza, ibintu bikomeye ugiye gukorana muri uyu mwaka. Hari umugani bageze kuducira ngo sinzi igisimba cya kindi kigira amahembe ameze gutya, ngo ikindi cyaje kukibwira ati rero umuriro ishyamba ryahiye, kandi urabizi kugira ngo duhunge uno muriro birasaba yuko tugira gute, tujya muri kave hasi mu mwobo. Igisimba kirabibwira ati ese kubizi neza ubwiza bwanjye ari ano mahembe, ninyacaho nkongera nkazava mw'uno mwobo, ubwiza bwanjye buzagaragara bute? Kandi ubizi neza za nka bita ingweba zazindi zirazo kwa Muze bazita gute, nizo numvisha bari gutanga urwo rugero. Are indi raje avuga ati rero ngewe ndabona umuriro ukataje, nge yancire kuko ntabwo byari bushoboke ko ijya mu mwobo narya amahembe. Barangije ngo ya indi rayaca neza, iravuga ati nawe reka ngucire tujye mu mwobo. Atereka amazi, ntabwo rwose sibyemera. Ya indi umuriro uhageze usatire yinjiye mu mwobo, ya indi ubonye ugeze igiye kwinjira mu mwobo biranga, ishyana n'amahembe yayo. Sinzi nimba mukumvishe, yashyanye n'amahembe yayo. Bishatse gusobanura ngo muri aka kanya ushobora kuba ugiye gusabwa, kuko ndabizi neza uri kundeba turi kuvugana uranabizi. Hari umukobwa muri aka kanya uri gusambana, atari gusambana amafaranga yo kurya, umuntu wamujyanye muri saro gusa. Yarebye imisatsi yanjye yashaze irimo irapfuka, bizagenda gute? Kandi hari umuhungu wagwaye kondisiyo ko agomba kujya kujyana muri saro, kandi kugira ngo kujyane muri saro kugira ngo bijye bigenda kuriya. Ariko muri ako kanya muri ugiye gushyana n'amahembe yawe mba nkuroga. Ariko nyamara ushobora kuba ugiye gukora ibintu bikomeye, ukagenda handi bogosha na service, ukagenda handi hamakeya bakagukuraho uwo musatsi wawe, ukabwira Imana ati Mana, nta munyamutaye utonga umusatsi, mbaye nyukuyeho nzawusubizaho ubutaha. Aho ngaho burya nyamara ubukoze ibintu bidasanzwe. Ariko uzi kuba uri umukobwa ukava mu nzu y'ibihumbi 300 ufite umuntu wakwemereye kuyikwishyurira, ariko afite impamvu ari gushaka kugira ngo araza kubwira ati buri kagoroba nzajya nza kugorobereza aho ngaho, kandi nkeneye kuzajya umasa ibirenge. Uri kubwira Imana ngo Mana, urimo urareba ubushomeri bwanjye, Mana nawe uje muri isi we wabigenza bite? Hari abantu bazi kubohora Imana, urabona ko ndiyarangije, kandi nawe uri Imana, Mana nawe ndabizi ko ufite ubwenge. Ariko nyakubwiza ukuri, ubwo bwenge urimo urazana uzabwemera umunsi uri kwibwira umunsi. Biriya binini my friend abakinywa barakizi. Cyangwa se uzaza ubaze Shaste, uzaza ubaze Shaste wagiye kwipimisha n'undi muntu, Shaste sibyo? Iyo bakubwiye ati rero kubera ko umuntu mwaryamanye dusanze yaranduye, ntabwo tukubwiye, ntabwo dusanze waranduye, ko nubwo tukubwiye kuri muzima uzagaruke nyuma y'amezi 3. Ariya mezi 3 aba ameze nk'ayo uri mageragere. Ahubwo n'umuntu uri mageragere ababayeho neza, kuko utangira kujya kubitwa n'imbeho isanzwe. Ati wawe, ati nibyo, wazana akantu kakahira ahantu ati niyo, kandi mu by'ukuri n'umuntu muzima azana igiheri. Icyo ashatse kuvuga ni iki? Ushobora kuba ugiye gukora ibintu bikomeye, ugiye kuva mu nzu ya turasi ujya mu ya 20. Wibuke ko inzu ya 20 ntabwo wayijyanamo televiziyo wari ufite, ntibishoboka. Wishakira umukiriya n'ibitanda, kuko icyo gitanda wabanaga mu nzu ya turasi ntiwagifunga mu nzu ya tarani. Ndetse rimwe na rimwe hari n'igihe ubihereza umuntu ngo abigufasha akabishyira hanze bikanyagirwa. Ariko ndakubwiza ukuri, ku munsi tuzaba turimo turereka Imana urugamba twarwanye, umunsi tuzaba turi kumurikirwa imirimo twakoze, ntabwo Imana izigera yibagirwa ko wari umukobwa wari kubona umuntu ukwishyurira inzu, ariko wanze kayikwishyurira kugira ngo ukomeze urinde ubuhamya bwawe. Ndakubwiza ukuri, nimba Imana iri kuvuga ngo ugiye kugukoresha ibikomeye, wibirebera mu byo wibwira. Hari igihe Imana ikubwira ngo akira imbaraga,
ugasanga imbaraga ugiye kwakira ni iz'umuntu ugiye kukuzengereza, si izo kwikorera imizigo. Kuko ndakubwiza ukuri, nasomye Bibiliya sanga turi abanyamwuka, ariko iyo usomye Bibiliya neza harimo ibyo bintu bibiri, harimo umubiri n'umwuka. Dawidi intambara zose yarwanye ntago yari faya, ntago yazirwanishije Bibiliya. Ntago intambara ba Samusoni barwanye, ntago idubu nshuti yanjye, ntago idubu, ntago intare yari akabeba, yari intare. Ntago ni ukuri kose yari intare ya nyayo. Ariko ngo nuko ngarazunguza ng'abafilisitiya ngo yicanga ibihumbi share. None wewe kutari ko byakunaniye kuzunguza, nta nubwo ari intare gusa, ni idene ryakunaniye kurizunguza. Ariyo mpamvu mvuga ngo nimba ushaka gukora ibikomeye, ukoranye n'Imana uraba mu bintu bikomeye. Kuko ndakubwiza ukuri, ucunge neza. Barira abaperezida bose uzi nka 5 hano muri Afurika, uraza gusanga hari amazina babanjwe kwitwa bwa mbere kugira ngo babe abo bari bo nona. Icyubahiro barakirwanirira mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ndakubwiza ukuri, intambara yose uri kurwana yuzi kushyigikiwe, uzarebe neza intambara zagiye ziba izikomeye muri Bibiliya ni intambara barwanishaga umubiri ariko zoherejwemo n'Imana. Nimba uzi kuri kurwanira ukuri uzatsinda, naho wabona urugamba rukomeye, naho wabona gutakaza abasirikare. Ariko ndakubwiza ukuri, nimba urugamba uri kurwana ari urw'ukuri, Imana izahagararana nawe. Imana ibahe umugisha cyane. Rero turabashimiye ko mwabanye natwe. Ndizera ko mu minsi iri imbere nashidikanya hano nzaba mpagararanye na Murava ndetse n'umwana Imana yaduhaye mwiza n'abari mararamye Imana. Ubwo bizaba ari ibintu bikomeye cyane. Numva babwira ati yo tari umuvuga butumwa uzaturuka muri Kampala uje kubwiriza, ariko twe suko twebwe ubwo twabyaye umuvuga butumwa, ni mumvugire ngo amen. Hari umuvuga butumwa wavutse ugiye kuza kuvuga ubutumwa, ugiye kuza gusobanura ibintu byari byarasobanye. Kuko uramuvuga butumwa wavutse, tubuhamya nzamuvuga, ufite n'ibintu byinshi. Ntago uri mwana ari uwanjye gusa, uri mwana n'uw'Imana n'uwanyu. Uri mwana aje kugaragaza ibintu byinshi, kuko n'umwana uvutse mu bushake bw'Imana kurenza ubw'abantu. Iyo mbivuze gutya mba mbyumva, nongera mbisubiremo, n'akana kavutse mu bushake bw'Imana. Mwamvugiye ngo amena cyane. Ngewe meze nka wa muntu bagiye ati harya ninde bahamagaye ngo najye kuva mu bwoko bw'Imana de, wagira ngo abuvuma akabuhesha umugisha. Nanjye ndi muri Baramu rwose, hari umuntu wamamaga ati genda umvumire buriya bwoko. Nanjye rwose hari abantu bahawe ibiguzi bitandukanye, ati mugende muvume kari akagabo, n'ubundi kari karatusengereje niho tukaboneye. Baraza baravuma ati nta mugisha gapfuta byaye kagira gute, baravuga ariko barangije kuvuga Imana yavuga ati mwashoje. Ndatekereza ko mwayikirije, mumvugira ngo mwarayikirije. Imumaze kuyikiriza rero ihita ivuga ati Gafaranga ati karame akira umwana w'umuhungu. Mumvugire ngo umwana w'umuhungu kandi azaba umukozi w'Imana ukomeye. Bivuga ngo rero ndashima Imana ko ijya ibyurira ibintu mu bintu byagaragaraga nk'ibipfuye, ariko ntago mubyumva. Ariko reba hano, nimba bari umbwiza ukuri, nimba uri kundeba mfotora nzuminga, reba Gafaranga yabyaranye na Murava. Reka mbabwize ukuri, ntago bino bintu bibayeho kugira ngo nyeseke cyangwa nishime, bibayeho kugira ngo urebe. Iki ni ikigaragaza ko ibintu abantu bahaye impundu ntago ariko byejejwe, n'ibintu abantu bahaye umuvumo ntago ariko byavumwe. Imana igikora kandi igisubiza. Kandi ngiye nakubwira ngo ubu tuvugana, ubu mbona hano imbere yawe ndi umupapa ushima Imana ko mfite abana kandi ndacyabyara n'abandi, kandi abo bana mbabonamo buri mwana wese aza kubera impamvu. Kuko impamvu aza kubera impamvu, urabizi neza ko hari abashatse bababuze. Njye shobora kuba impanuka, shobora no kugwirirana, ariko ntago nagwirirana ku mwana umwe, 2, 3, 4, 5, ntago ibyo bintu bishoboka. Imana hari impamvu bikora, kandi buri kintu cyose ku mukristo kiba kizaba ubuhamya. Imana ibaho umugisha rero. Marite, Imana ibaho umugisha nawe. Amen. Imana ibaho umugisha. Twizere ko twongera kwifuza ko muza kuramya Imana muzaboneka. Imana ibaho umugisha. Namwe mwese mwadukurikiye, Imana ibaho umugisha. Nawe Murava n'umuhungu wawe mukomeze mugubwe neza. Natwe turi ku murimo, kandi no kuri nitutagusari tuzahembwa mu ijuru. Hari Imana. Mbona no gusuhuza abantu b'inshuti zanjye bose, abantu b'iwacu cyangwa abantu twakinnye biye,
abantu bose twasangiye ubuzima, shuje n'ababosi mwese mwankoresheje akazi ko mu rugo. Ni Zakariya rwose ntukajya ushidikanya, ni wa wundi wacugusaga inkoni wawe, ninjye rwose sinigeze mpinduka, ariko ndashima Imana. Suje n'abavandimwe banjye ahantu mwese aho muri hose, Imana ibaho umugisha, abaturanyi banjye, Imana ibaho umugisha, komeze mugubwe neza, murakoze cyane.